Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya Saveur Divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa Saveur Divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo So ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bere dusanye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngiye muganira ni Bagabo Joseph, kandi nkuko maze kubimenyera urubuga Saveur Divine bategura insanganyamatsiko y'icyumweru tukayiganiraho na bene data mu buryo butandukanye. Iki cyumweru turimo tuganira hejuru y'izina rya Yesu. Imana nishimwe. Iri zina rya Yesu rero ni teme ndende tutabona nuko tuvuga ko tuyirangize, cyane ko ni izina twahawe mu isi kugira ngo dukirizwemo, ni izina twahawe mu isi kugira ngo tubeho twishimye ku bwaryo. Hari umuririmbyi nkunda cyane wo mu gitabo cy'indirimbo za Protesta mu gice cya mbere cyitwa indirimbo zo gushimisha Imana, indirimbo 111, yaravuze ngo izina rya Yesu rihebuje rinezeza amatwi yanjye, zarya ndihimbaza ntawema ndivuge ni irya Yesu. Yaravuze ngo izina rya Yesu ngo ni izina rinezeza amatwi ye iyo arimo arihimbaza, iyo arimo arivuga, ngo nta nubwo azigera ahwema kurivuga, kuko ni izina rituma amatwi ye yumva anezerewe. Reka mbabwire bene data, tugira amazina twagiye tumenya n'amazina twagiye twumva agiye akomera, abantu bakayavuga bakayaririmba, abantu bakagira igihe bakayataka, abantu bakagira igihe bakayirirwa bayabwirana, ariko nyuma y'igihe runaka ayo mazina ntaba akinezeza amatwi yabo, ntaba akinaryoheye abantu kongera kuyavuga mu kanwa kabo. Ariko uyu muri byo yaravuze ngo izina rya Yesu ngo ni izina rinezeza amatwi ye, ngo ntabwo azahwema kuririmba. Iri zina uwarimenye rihora rimunezeza, iri zina uwarimenye rihora rimufasha, rihora rimuha ibyiringiro, rihora rimushyira mu bihe byiza. Bene data bashiki banjye, ndongera mbibutse, ndongera mbararike kongera kuba cyane hafi y'iri zina rya Yesu, kuko ni izina ridutera ibyishimo umunsi ku munsi. Yaravuze ngo izina rya Yesu ndarikunda, Yesu ndamukunda, ngo ndamukundira yuko yabanje kunkunda atyo. Ntabwo ari izina tunakunda gutyo gusa ngo tuvuge ngo turayikunda gusa, ahubwo hari n'icyo turyibuka iyo turivuze. Ku gitero cya kabiri yavuze kuko iryo zina rinyibutsa uko yankunze akamfira, ababi nkanjye akabeza de muri ayo maraso ye. Ngo ni izina ryaduhaye kwezwa mu maraso ya Yesu Kristo. Iri zina iyo turirimba, iri zina iyo turivuga, twibuka uburyo yatanze umubiri we, twibuka uburyo yatanze yasize icyubahiro cye, twibuka uburyo yicishije bugufi, twibuka uburyo yemeye agapfurupfu rubi kugira ngo twebwe twongere twitwa abana b'Imana, kugira ngo twunge na se. Iri zina turirimba, iri ni izina tuvuga tukumva turakeye, iri ni izina twahereyemo imbaraga, iri ni izina twahereyemo ubushobozi, iri ni izina twahereyemo amahoro, iri ni izina umuntu abonekamo kumva ibihe bye bibaye byiza nubwo yaba ari ahantu ibihe bye bitameze neza. Iri ni izina ryiza. Uyu muririmbyi yarakomeje aravuga ngo ni izina kuri kitito cya gatatu, ngo naho nagenda mu mwijima ngo rimurika hose. Ngo ni izina rimumurikira. Reka nkubwire ngo hari igihe waba uri mu gihe cy'umwijima ubona utareba imbere ukuntu hameze, ubona utareba imbere ukuntu hasa, ariko iri ni izina tumurikisha tukamenya ukuntu imbere hasa. Iri ni izina tumurikisha imbere yacu hakagaragara neza mu gihe hatagaragaraga, ariko kubwira izina rya Yesu hakagaragara hagacya hakaboneka. Aravuga ngo rinyerurira umubabaro, ni izina ryerura umubabaro. Haleluya. Iri ni izina ryerura umubabaro. Iyo umuntu afite umubabaro akibukira izina rya Yesu, akaririmbira izina rya Yesu, ngo ni izina ngo ryeyura umubabaro, ngo rihanagura amarira, ngo rinyongorera ngo mpumure,
ngo ntinyuke nkomere. ngo kandi iri zina ngo rijya rimpanagura amarira, ni izina rizi kongorera, ngo rikanyongorera, ngo rikambwira ngo mpumure, ngo rikambwira ngo ntinyuke, ngo kandi nkomere. Iri ni izina ridukomeza, iri ni izina ridutinyura, iri ni izina ritwongorera rikatubwira ngo duhumure. Bene data bashiki banjye, muzumva iki kiganiro, ndongera mbashishikarize gukunda iri zina rya Yesu. Kandi niwumva iki kiganiro utari wamenya iby'iri zina, ndagushishikariza kumenya ibyaryo kugira ngo urusheho kumva uburyohe buri muri iri zina rya Yesu. Izina twahawe mu isi nk'izina rizatumara umubabaro, izina twahawe mu isi nk'izina rizatumara agahinda, nk'izina rizabana natwe. Arakomeza ku gitero cya 5, izina nkunda ni irya Yesu, ngo risumba uko turivuga, ntaho mu isi warisingiza uburyo buhagije. Aravuga ngo nubwo ndimo ndivuga nanjye ndi kurivuga uburyo budakwiye, ntawe mu isi wasingiza iri zina uburyo buhagije. Nanjye ndetse na bene data tuzagana kino cyumweru kuri iri zina, tuzavugaho bikeya, ntago twabivuga uburyo buhagije. Ibi ni ibintu bitarangira. Izina rya Yesu ririmo ibintu byose, ririmo ubushobozi bwose, ririmo imbaraga zose. Ndagira nkubwire ngo izina rya Yesu nta warivuga ngo arangize ibyaryo. Ni izina twahawe mu isi kugira ngo turikiriremo, tuyiboneremo imbaraga, turiboneremo amahoro, turiboneremo ibintu byose ibyo Satani yari yaratwibye, ibyo Satani yari yaratwunyaze. Mu izina rya Yesu turabigarura. Ni izina abarwayi bisunga bagakira, ni izina umuntu wese yegera akagubwa neza. Umwanditsi wo mu gitabo cy'Abafilipi ibice byabo 2 murongo wa 9 na 10 kugera ku 11, hari amagambo nakunze mu gitabo cy'Abafilipi ibice byabo 2 murongo wa 9 kugera ku 11. Aravuga ngo nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru, uwo ni Yesu, ni rya zina. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi yose, andi mazina yose, kugira ngo amavi yose amupfukamire mu izina rya Yesu. Ngo ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi yose. Reka nkubwire ngo iri zina risumba amazina yose wigeze umenya. Wigeze hari wamenya amazina y'abakomeye, ariko ntazigera ahwana nk'iri zina rya Yesu. Wigeze wamenya amazina y'abantu bagiye bamenyekana mu bintu bimwe mu bintu bimwe runaka, ibintu bitandukanye, umuntu akamenyekana, izina rye rikagira agaciro, izina rye rikavugwa, umuntu akishimira kuvuga izina rye, umuntu akishimira kuvuga ko baziranye, ariko nyuma y'igihe runaka iryo zina rikibagirana, ntagire n'umuntu wongera kuvuga ko yaraziranye n'uwo muntu. Ariko izina rya Yesu ni izina twirata mu bihe byiza, ni izina twirata mu bihe bibi, ni izina twirata mu bihe byose. Ni izina uvuga wishimye, ni izina uvuga ubabaye, ni izina uvuga urwaye, ni izina uvuga wakize, ni izina uvuga mu bihe byose ukumva uranezerewe. Ni izina ridata agaciro, ni izina ritagendana n'ibihe, ni izina ridakurwaho andi mazina yakurwaho, izina bakarisibanganya burundu rikarangira. Ariko iri ni izina ryahawe agaciro, ngo ni izina risumba amazina yose, ngo yaba mu ijuru, niko umwanditsi yanditse, ngo yaba mu isi, ngo yaba no munsi y'isi kuzimu. Iri ni izina risumba amazina yose. Bene data bashiki banjye, ndabararikira kongera kwiyunga n'iri zina. Waba warigeze umenya iby'iri zina, ndakurarikira kongera kwiyunga naryo, uryikomezeho, umenye ko rwose wamenye izina ry'agaciro, kandi izina rizagufasha mu bihe byose. Tujya dushaka inshuti, tugashaka amazina twikomezaho kugira ngo adufashe mu bihe turimo, ariko hari igihe ayo mazina nayo ajya ata agaciro tukabura aho twerekera. Ndagira nkubwire ngo dore izina ritazata agaciro rizabana nawe mu bihe byose, rikagukomeza kugeza ku mpera y'ubuzima bwawe. Ni izina rya Yesu. Ikomeze kuri iri zina. Ni izina ry'ibihe byose, si izina ry'igihe runaka. Ni izina ritazasaza, ni izina rizakora ukiri mu isi, ni izina rizakora ugeze mu ijuru, ni izina rizakora igihe uzaba wavuye no mu isi ugeze ahacecekerwa, ngo ni kuzimu, ngo ni izina rikomeye. Reka mabwire ngo iri zina turyisunge. Ni izina ry'imbaraga mu buzima bwacu, kandi ni izina rizatwambutsa ritugeza aho badapfa. Reka mabwire ngo iri zina ni izina ryo kwisunga, ni izina ryo kwikomezaho,
kurushaho, ni izina ryo kubahwa, ni izina ryo kubana naryo, ni izina mbifurije kugira ngo murusheho kubana naryo no kuryegera. Waba waramenye iby'iri zina, ryikomezeho. Waba utari wamenye iby'iri zina, shakisha uburyo wisunga iri zina kugira ngo iri zina rikubere ubuhungiro, rikubere byose. Muri ryo harimo amahoro, muri ryo harimo umunezero, muri ryo harimo imbaraga, muri ryo harimo ibintu byose wifuza muri iyi si ya none turimo no mu gihe kizaza. Mu izina rya Yesu hahishwemo ibintu byose. Niko muririmbyi yaririmbye, Imana yafashe ibintu byose, we yafashe imigisha yose, wibumbira muri Yesu, wirangije iramuduha. Reka nkubwire ngo izina rya Yesu ribimbuyemo imigisha yose kandi ribumbiyemo n'ubugingo. Uko urushaho kuryizera, uko urushaho kubana naryo, uko urushaho kuriha agaciro, uko urushaho kumera neza no kugubwa neza mu buzima bwawe. Ndabifuriza kubana n'izina rya Yesu no kuriha agaciro mu buzima bwanyu kugira ngo ubuzima bwanyu burusheho kuba bwiza, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Amen.